uri gutora soya? Ndimo gutora soya. Wambuza uskansibuza. Maya we. Sinegera sheri Konguka ariko birahaje. Yego ko. Subwo nkawe zisobanukirwa gute? Bize neza se. Mizinire nundeba se. Ese ko muri wawe ruzungu. Yego ko yego se. Iga nibisanzwe no kutabibona. Bisanzwe yego. Wabaye akanyange mba nkuru. Yego se. Umva kira ahubwo mva ntabwo uri honyine uyu munsi. Aho se sheri nkoraho. Yego cyangwa kumara. Ubajyaho namabango y'igiti. Ashe najye mbabarira none sindicara hehe. Arashashe ngo Imana yagusase. Niyo mpamvu iri hazasaza. Uzahasaza nta kibazo. Mana yanjye. Sheri none si. None. Umfaka mubwiswe kamvuge nanabyibagirwa. Pe sinzi niba uri bunyanga cyangwa uri komeze tugakomeza tugakundana. Cyari kugeze he? Singeze hano kuri sheri. Kabwiye nawe waje ubwo ntabwo dukundana. Turakundana. Umva kumambara ngo ubushyuhe buranyishe. Niko kumana mbabara n'ishe rusiko numva meze. Ijoro ryose mva ntabwo ngiye nsinzira. Nese na wari wiroshe nyine wipfukiranye niyo. Wishe nukigira umuturage. Tuzaturi naha undi n'imitwe yacu ijye mu buturage nk'uko. Byagenze bite? Bintu mvaga ngushaka muri jewe. No. Hakabaho ubushyuhe. Ubushyuhe kumana. None se Imana kayiza hagakubita inkuba. Ubwo nanjye uranshaka akaza ubushyuhe bikakubera iki? Sinishimye nawe turakundana cyangwa tuba turi kwikinira. Akaruka gibeshye. Nese gukundana bivuze nese hari umugozi uncometsemo nawo gucometsemo ku kubera iki se abantu bakundana se bakora iki? Aho sheri jye mbabarira rwose mbabarira. Ngenda rambiwe. Ndisha iki? Amukunda. Nanjye ndawukunda nyine. Turakundana birahagije ngamfashe dutore so rero. Niyo mpamvu inaza umva nkubwire sheri kabwe nibirenge uyu munsi mbabara ku mugoroba nituze kujya kuvoma basi. Byo nambaye agakanzu koroshye. Ikariso se? Ikariso. Irimo nyine. Wambaye ikariso? Irimo jyo nambaye n'agakanzu dore koroshye nitujya kuvoma muri mugoroba basi tunyira handi kwa Barutayisire munsi tuye ko twigenze. Mbabara no kundapfuye. Handi bacuruza umugaranzura ngegera. Rwa bita umugaranzura. Nizo nyine basigaye banga ko nyine n'abantu benshi baba hari hepfo ya Mugahuru. Babarira basi. Mugahuru uyu munsi. Ese ko numva natinsigaye ninya kuswekera. Uswerana nako. Ashiri wajye mbaba mfanye nangiye kwisobanukirwa mbaba dukunda imyaka 7 yose tuba turi kwe tuzabana nuramenya ngo ni ibiki. Nyine urumva ngiye iyo ko dukundana njye ninya no kuguca inyuma nkashyuka nkayereka igakurura ikamera nk'iyimbata ariko sinzwekera sinzwerana. Ashirika mu niyo mpamvu nanjye narayimagazi numvaga kirimo umuriro cyatembaga amazi. Iyo ashirika nk'ubaretse ese sheri waritse mva namaze kwisobanukirwa. Ari mushitanye naganiriye ne wansuye niba umwibuka sinzi niba umwibuka. Jo uramwibuka wifite ndamwibuka irambwe ifite ijigo usikura sigaye asa. Oh my god umva yabaye runyanya naka gakanzu maze nasuka kanzara kwambara naga niko yamaye cyangwa baramutonetse hagati y'amaguru. Ntago mbisi yabaye muzungu yabaye umusitari yabaye mwiza umva niyo mpamvu iyo utabyemera nabo gucika. Mwisangira bazi gukora ibintu mbo basingiye kuzapfira inaha mbabari. Nubundi zisoya ubona mbanura hano bari kugira ngo nyine amasaha y'icumi ariko nyine nanjye nayimaze iminsi mbitinya guswera. Urishe sheri huma ngende tubikore se tubikore ngendire dese byo mbabari. Yego munsi mbomba tubikore neza nakujombamwe n'intoki. Uje n'intoki subwo wabarite nawe. Ninda twara cyagitenge. Ubwo se ni ntaba kabona katose natwara cyagitenge tugisise hasi. Tubikora. Ubu ninge hasi wowe unge hejuru. Kuye ngende hasi uje hejuru. Kusimana yaje asika mbweshika mbwira nawe. Nyine ukuntu babikora neza. Kuba mwana gucika nuko ngukunda imyaka 7 byose ni myinshi. Nta muhungu ndari umukobwa n'ukwezi batarabikora. Ariko waje inama yo kwandagije. Nari nzi ko urukundo rwiza ari ukutabikora. Utabikora? Abikora bose si n'abatabikora bose wamenya gute se abantu bose bagenda mu muhanda siko bameze. Ahubwo wasanga ni inama yarabukandagije. Umunsi ndabireba. Oya ahubwo niba ushyuka cyangwa udashyuka. Ahubwo singiye kuzicwa n'umugongo naharandyo yo nashyukwe simbibone hano gutya. Aha nyina aha n'umugongo kandi. Haba hatetema. Haba hari kumba bazikumba nabishatse ngabibura kandi nawe ntacyo ngira.
yaho umukobwa yifatiye iya mbere nanjye ndashyuka nkumva amashanyarazi amfashe mu mutwe. sawa rero gahunda niyongeye guteka kare iki siri kundira ucishira akazi usikeze manzani nabaga ko kibuno kitiyongeye ukiriho nacyo kora hombe ntabwo cyagabanyutse ushyira hariho mani nimugoro urabibona neza nta kibazo yego ubu nyine kangiye guteka vuba ngiye kubanza kwahirira inka ny'ubwatsi hanyuma miteneka bishye tujye kuvura none se muririmbira akaririmbo ko nta kibazo nkaririmba njyenyine nicaye hano ndimo norasoye nkaririmba ngo akira ndufata dukeye nkaririmba ngo umuhungu yakubise umukobwa amabya ngwiki asishinaho ibyo nguririmbira cyane abisha irekeye indirimbo yawe mbaba nanyeneshe umva ngo amese uzire kuyakubita mwarekanye soze uyihorere ifite iminota ibiri urandirimba iyo ndirimbo nuranangura uturanangura no kwibera ndayagupya turamwogorora sawa uyu munsi basi ndabibona ngareka nje kwahira hakiri reka manze nyisoze nyine ngandirimbire twumve umuhungu yakubise umukobwa amabya amaze kuyamukubita umukobwa aravunika aramubwira ngo bamujyane kwa muganga nta ngombwa yuko bamudoda akwajya umbabarira amabya arasatura nyine hari ukuntu yinjiramo yamara kwinjira amabya akavuga ngo ntabwo ndi busigare hanze nanjye ndashaka kwinjira nose urabikora urashobora nimba ubikora umva babaye nose umenye nshaka gusatuka ndakubirindira umva ntacyo ubasa utanashyuha cyo ndabireba ninsanga ubikora turabikora neza kuko nanjye mfite ubwoba n'ibyo wabimbwiye ukuntu ngo bari byiza ka gakobwa k'wa mugore bita Kamire kavuye i Kigali kavuye ejo urakabonye nawe nese ko bambwiye ngo i Kigali haba imboro bagura nayo kazanye mu gikapu ngo kagutize umva mba ni story ndende sheri mba turazivuga nimugoroba bari kundana ariko bye nishirika ngende shishirira kunobaje aya ntacyo wabaye sheri nyine ngiye kugenda ninkubipa uhita usohoka hano ndaba ndangije ahubwo ntabwo telefone munsi ndi buyishyire hasi ndayihambira hano mu sheri ndagukunda uyu munsi ndi mu karito ndajya bye sheri bye